Mwiriwe neza abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie, dukomereje ku gice cyacu cya 9 cy'inkuru yacu y'umukobwa w'igini wakundanye n'umukungu rwose hano. Ese byaje kugenda gute? Bikomeza gute? Ntucikwe n'iki gice kuko kiryoheye amatwi rwose no kukibona. Dutangiriye hano rwose, urabona ko umuhungu wacu ari kumwe na mugenzi we banaongea. Urabona rwose umuhungu wacu ahuye na wa mukobwa wiwe. Umukobwa aramubwira ngo ibyo urimo byose ndabizi ko uriya mukuru wawe ashaka kujya kwiba kiriya gice cyanjye akagihamba kugira ngo abone ubukire. Byose ndabizi kandi yanakubwiye ko ugomba kubimufashamo, ariko ntago bizakunda kuko ibyo mutekereza byose mba mbibona. Tukiraho urabona ko wa mukobwa ufite cya gipupe arafunze aragiye. Wa mukuru w'uyu muhungu dore nguwo yikinze ahantu yaje kukiba. Umukobwa aciyeho ababonye creme. Bite kuri hano? Nari magaze hano, nari naje kukureba ngo tuganire. Erega mba ngukumbuye. Wari unkumbuye? Okay, nta kibazo. Nimba ari unkumbuye tugende mu rugo tujye kuganira. Urabona rwose berekeje mu rugo, ariko umuhungu wacu yabanje guhagarara. Akigera imbere yakubiswe n'inkuba abonye ku rugi rwiwe hari uri kurukingura. Ese byagenze gute? Komeza ukurikire kuko ntago bisanzwe rwose. Urabona baramwirukanye rwose. Genda uve hano wa mujura we. Creme nawe yaraje akihagera ahise amubwira ko mukuru wawe musanze hano ari ku rugi. Sinzi icyo yashakaga gukora hano iwanjye. Ntago mbyumva. Arashaka iki hano iwanjye? Okay, wambwiye ko ushaka ko tuganira. Reka tuganire hano nta kibazo. Twinjire mu nzu. Okay, banza umpe amazi basi. Mpa amazi. Okay. Guma ahangaha nyakuzanire. Ntuhave. Umukobwa wacu yarafunguye arinjira. Akimara kwinjira n'umuhungu wacu nawe yahise yinjira mu nzu. Yicara no ku ntebe rwose nk'aho ari iwiwe nta kibazo. Ninde yakubwiye ngo winjire? Sinakubwiye ngo ugume ku muryango. Ndakeka kwinjira hano iwawe nta kibazo kirimo, ariko nta kibazo kirimo. Ninde waguhaye uburenganzira? Ariko umuhungu wacu icyo yari yagiye gukora yari yamaze kukibona, kuko yari yagiye kwiba cya gipupe kugira ngo akijyane ajye kugishyingura. Ese yaje guhirirwa n'ibyo yari arimo? Komeza ukurikire. Komeza ukurikire. Bakomeje kuganira, umukobwa amubwira byose. Buriya ndakeka ko
uyu mukuru wawe ari we waba wibye igipupe cyabaga hano ku idirishya. Kuko nta wundi wigeze winjira hano muri iyi nzu, kandi urabona ko nta gihari cyagiye. Nta kabuza rero niwe rwose wabikoze, ariko bizamukoraho. Rekana nawe, reka twivugire ibyacu. Erega iyo turi kumwe mba numva nishimye, uranshimisha rwose. Mu by'ukuri mba mbona udasanzwe, ntabwo usanzwe rwose. Buri muntu wese yakifuza guhora aganira nawe, ukuntu uganira useka, amagambo yawe arimo umunyu. Reka ngende, buriya tuzabonana ubutaha. Umuhungu wacu rwose urabona ko yamaze kugenda akigera imbere, murabona yamaze kwiba cya gipupe bamubwiye ngo azibe, yamaze kukiba rwose. Urabona hari uwaje, ariko yahise abireka arikomereza. Urabona yageze ku irimbi rwose, niho agiye kugihamba, ariko akigerayo haje kuboneka abantu babiri, yewe yaje no kwikanga. Uwo ninde? Ni wa mupfumu. Umupfumu ari kumubwira mpereza, mu gihe ataramuha, buri wese ari kumubwira mpereza, ariko yahisemo guhereza uriya mupfumu. Umupfumu agenda nayo. Ese kubera icyo ahisemo umupfumu ntahereze uriya mukobwa? Akimara kumuhereza umupfumu, hari icyo yakoze, na wa mukobwa ahita agwa hasi. Urabona ko imirabyo iri yakubita. Ese byaje kurangira gute? Wa muhungu nawe yahise aza rwose ahobera murumuna we, yamubwira ngo urakoze cyane rwose, uri umuntu w'umugabo rwose, ukoze ibintu by'abagabo rwose. Iyo uza kumuha iki gipupe, ubuzima bwanyu bwari kujya mu kaga, ariko ubu ukijije abantu benshi, rwose. Umupfumu yabasize aho arigendera. Nuko nguko byarangiye. Mwarakoze gukurikira filime yacu y'urukundo rw'umuhungu wacu n'umukobwa w'igini. Njye mwari kumwe ni Birasa Official. Ciao ciao.